Nongeye kubasuhuza nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu, hanyuma nawe niba ari ubwa mbere hageze ndagusuhuje nkushishikariza no kuba wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro tuhanyuza. Ubushize twari twazirikanye ku butagatifu ndetse n'abatagatifu muri rusange, twarebye igice cya mbere aho twarebye uburyo kiliziya yagiye igerageza gushyira mu gice cy'abatagatifu abantu runaka bitewe n'uburyo babayeho. Turebera hamwe icyo ubutagatifu ari cyo ndetse na bamwe mu batagatifu uburyo bagiye bagira ibimenyetso bibaranga byihariye. Uyu munsi rero tugiye gukomeza turebera hamwe uburyo bigenda kugira ngo umuntu ashobore kuba yagera ku butagatifu muri kiliziya gatolika. Ukeneye kuba wamenya uko ikiganiro gitambutse cyagenze, wakireba igice cya mbere kiriho. Ubu rero tugiye mu gice cya kabiri, tugiye kureba uburyo abatagatifu ibisabwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'umutagatifu muri kiliziya gatolika. Nk'uko rero bigaragara mu mateka y'urugendo rwishyirwa mu rwego rw'abatagatifu muri kiliziya gatolika, kuva mu ntangiriro za kiliziya kugera mu kinyejana cya 10, nta murongo ufatika wakurikizwaga ngo hemezwe ko umuntu ashyizwe mu rwego rw'abatagatifu. Imbaga y'abantu niyo yabaga imbarutso yabyo, vox populi nk'uko twabibonye. Hanyuma umushumba wa kiliziya akabyemeza mu ruhame, bagakora umuhango wo guha icyubahiro watangajwe nk'umutagatifu. Maze ibice by'umubiri we byaba bigihari, birashoboka ko hari n'uwaba yaratwitswe, bye bakabishyira rero muri kiliziya kuri aritari n'ahandi hatagatifu. Mu mwaka wa 1993 niho handitswe inyandiko ya mbere, yandikwa na Papa Yohani wa 15, yandikiye abepiskopi bo mu Bufaransa no muri Germania. Iyi nyandiko yashyiraga Ulrich mu rwego rw'abatagatifu nk'uko twabivuze mu kiganiro cyacu cyatambutse. Ijambo rero canonization, gutangaza ishyirwa mu rwego rw'abatagatifu, ryatangiye gukoreshwa na Papa Benedicto wa 13 mu muhango wo gushyira rero umutagatifu mu gushyirwa mu batagatifu kwa Simeone wa Padolirone mu mwaka w'2024. Mu kinyejana rero cya 12 nibwo hatangiye kujya hakorwa ubucukumbuzi umuntu yagereranya n'urubanza. Icyo gihe ni Alexandre wa gatatu wari papa kuva mu 1159 kugeza mu 1181 wabitangaje. Inama nkuru ya kiliziya yabereye i Laterano ku nshuro ya 4 mu mwaka w'1215, yabujije abantu guha icyubahiro kidasanzwe ndetse n'imibiri y'abapfuye batabiherewe uburenganzira na papa. Papa Geregwari rero wa 9 niwe washyizeho ibigomba gukurikizwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'umutagatifu. Ubwo buryo bushya bwakoreshejwe bwa mbere mu gutangaza Garigano Guitotti nk'umutagatifu. Uwo twita mutagatifu Garigano wihaye Imana wapfuye mu mwaka w'1181. Iperereza ku buzima bwe rikaba ryarabaye imyaka 4 nyuma y'uko apfuye. Igenzura ryagombaga kwibanda ku bintu bikurikira: ukwemera n'ibikorwa byamuranze akiri muzima, n'ibitangaza byabaye akiri muzima cyangwa amaze gupfa. Ibi bikaba ingenzi cyane. Mu mwaka rero w'1634 nibwo Papa Urbano wa 18 yashyizeho inzira ziboneye zikurikizwa ngo uwapfuye atangazwe nk'umutagatifu. Igenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa diyoseze. Ibiro bibishinzwe bagasuzuma ubwitonzi n'ubushishozi, babikoranye ubwitonzi n'ubushishozi, amagambo n'inyandiko z'ugaragazwa nk'umutagatifu, kandi hagashakishwa amakuru ku buzima, imico n'ibitangaza byabaye kusabirwa gutangazwa nk'umutagatifu. Iyo ibyo birangiye bikemezwa ko hari ukuri, inyandiko yabyo yashyikirizwaga papa, akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono. Hagakurikiraho isuzuma ku iyobokamana, ubutwari, imico myiza, bikongera bikigwaho n'ibiro by'i Roma bibishinzwe. Hakemezwa bwa nyuma ibitangaza nibura 2. Kugeza muri iki gihe turimo,
Ibi ni byo bikurikizwa, ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Congregation pour les causes des saints yahawe iri zina mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda, igaragaza ko kugira ngo umuntu agere aho kwitwa umutagatifu muri Kiliziya Gatolika binyura mu byiciro bine by'ingenzi bigenda bikurikirana, aribyo tugiye kureba. Icyiciro cya mbere rero ni serviteur de Dieu, umugaragu w'Imana. Kuri uru rwego umwepiskopi wa diyoseze asaba icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika itangizwa ry'urugendo rwishyirwa mu rwego rw'abatagatifu ashingiye ku bushakashatsi bwakozwe ku migenzo n'ibyaranze ubuzima bw'usabirwa kugaragazwa nk'umutagatifu. Icyicaro gikuru cya Kiliziya rero binyuze muri Congregation pour les causes des saints isuzuma ibyo yahawe ikabyemeza, hanyuma igatangaza inyandiko ihabwa ubuyobozi bwa diyosezi bugatangiza urwo rugendo, ari nako nyir'usabirwa kugaragazwa nk'umutagatifu ahabwa iri zina ry'umugaragu w'Imana, serviteur de Dieu. Igikurikiraho cya kabiri ni venerable, umunyacyubahiro. Kuri uru rwego iby'ingenzi ni ukuba waritabye Imana, uri urugero rw'ubutungane no kuba hari indangagaciro n'imigenzo myiza ya gitwari yakuranze, hakaba hashize imyaka itari munsi y'itatu. Usabirwa kugaragazwa nk'umunyacyubahiro agomba kuba yaragize ubuzima bwa gikristo ku buryo bw'intangarugero, yaragaragaje kandi imigenzo ishingiye ku ivanjiri mu buzima bwe. Ni urugendo rero rufata ishusho isa n'iy'urubanza rwo mu rukiko, bikanyura mu byiciro bitanu. Icya mbere ni ukwakira abatangabuhamya, gusuzuma inyandiko za nyir'ubwite bigakorwa n'itsinda ryashyizweho n'umwepiskopi. Icya gatatu, iyo ibyiciro bibiri bibanza birangiye, Congregation pour les causes des saints isohora inyandiko yitwa positive, ihuriza hamwe iby'ibanze byaranze umugaragu w'Imana. Hanyuma icyiciro cya kane hakabaho gahunda yo kuganira ku buzima bw'usabirwa kugaragazwa nk'umutagatifu, bigakorwa n'abahanga muri teolojiya, abakaridinali n'abepiskopi batumwe na Congregation pour les causes des saints. Icya gatanu rero, iyo byose birangiye byemezwa n'inyandiko ya Papa yemeza ko imigenzo y'usabirwa kugaragazwa nk'umutagatifu wari umugaragu w'Imana, serviteur de Dieu, rero akagerwa umunyacyubahiro, venerable. Nyuma y'ibyo rero reka turebe uwo bita uwa gatatu, ku rwego rwa gatatu, bienheureux, umuhire. Ibyangombwa ni ukuba waritabye Imana upfanye impumeko y'ubutagatifu, kuba waremejwe ho ubutwari n'imigenzo myiza, cyangwa waritangiye abandi ku bushake, no kuba waragaragaje igitangaza. Ibi nabyo binyura mu byiciro bitanu. Icya mbere ni ukugaragaza umunyacyubahiro nk'urugero rwiza mu maso y'umuryango w'Imana, nk'uvuganira ku Mana. Icya kabiri rero ni ugusuzuma igitangaza cyagaragaje binyuze mu kwisunga uyu munyacyubahiro, hakifashishwa inzobere mu by'ubuvuzi zunganirwa n'impuguke muri teolojiya. Icya gatatu, Papa atangaza inyandiko yemeza ishyirwa mu rwego rw'abahire. Icya kane, Papa atangaza itariki y'umuhango w'ishyirwa mu rwego rw'abahire. Icya gatanu rero nacyo cya nyuma, hakaba umuhango nyirizina w'ishyirwa mu rwego rw'abahire. Reka noneho turebe ikindi cyiciro cyo noneho cy'umutagatifu. Ibyangombwa kugira ngo uru rwego umuntu arugereho ni nk'ibyo twabonye ku muhire, ukongeraho kuba yaragaragaje ibitangaza bibiri cyangwa birenze. Hakorwa ubushakashatsi bushingiye ku buvuzi, hakurikiza amabwiriza ya Congregation pour les causes des saints, nabyo bikanyura mu byiciro bitanu. Icya mbere ni ukwemeza igitangaza cya kabiri. Icya kabiri ni ugusuzuma ko igitangaza cyagaragaye nyuma y'uko habayeho gushyirwa mu rwego rw'abahire. Icya gatatu, Papa amaze kubisuzuma abyemeza mu nyandiko, mu cyo twita décret de canonisation mu Gifaransa. Icya kane rero, habaho umuhuro w'abakaridinari utumijwe na Papa ugafata umwanzuro w'umunsi w'ishyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Icya gatanu rero, haza ibirori nyirizina byishyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Icyitonderwa ariko, Papa ashobora kwemera ishyirwa mu rwego rw'abatagatifu
ry'umuhire runaka utagaragaje igitangaza, agashingira gusa kuko yagaragayeho ubutwari n'imigenzo myiza, nibyo bita la voix équivalente. Yagaragaye kuri Papa Yohani wa 23 n'umuhire Marguerite de Città di Castello, Benita Margherita Domitilla, Umutaliyani-kazi wavukanye ubuhumyi mu 1287. Hari uwahowe Imana burya nawe ashobora kugaragazwa nk'umuhire nta gitangaza kigaragaye, hanyuma akagirwa umutagatifu habonetse ibitangaza nubwo hatabura impinduka n'irenga yobora, icyo bita mu Gifaransa des exceptions. Umusozo rero, abatagatifu ni ingero z'uko gukurikira Imana no kuyikomeraho bishoboka. Si abantu b'ibitangaza, ahubwo ni abashoboye kwemera Imana nyabyo, kwinjira mu buzima bwabo, bagashyira mu ngiro itegeko ryayo n'urukundo. Mu kudushishikariza kubisunga no guhimbaza iminsi yo kuvuka kwabo mu ijuru, Kiliziya ibigamije kudushishikariza kubisunga no kubigiraho kuko twunze ubumwe nabo. Kiliziya igira ububasha bwo kugaragaza umuntu runaka nk'umutagatifu kuko yo ubwayo ari ntagatifu ku bwa Kristo, nk'uko tubisoma mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5, 25-26. Imbuto zabyo zikigaragariza mu mibereho y'abayigize ku bw'ingabire za Roho Mutagatifu, maze Kristo akayikomezamo bwa butumire aha abe bose, adushishikariza kuba intungane nka Data uri mu ijuru, nk'uko tubisanga mu Ivanjili Mutagatifu Matayo, umutwe wa 5, 48, mu kwikuzamo imbuto za Roho Mutagatifu, nk'uko tubisanga mu ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyagalati, umutwe wa 5, 22, ndetse n'iyandikiye Abanyaroma, umutwe wa 6, 22, no kwakira ingabire n'imbabazi by'Imana kuko turi abanyabyaha n'abanyantege nke. Dushishikarire rero kubisunga no kwigana urugendo rw'imibereho yabo myiza ngo tuzaberwe no kubasanga aho baganje bashengereye Imana mu bwami bw'ijuru. Mwakoze rero nshuti gukurikirana iki kiganiro, mbibutsa yuko nashingiye ku nyandiko ya Diakoni Jean Revonatus Iradukunda, yanditse akaba yari umudiyakoni wa Diocese Gatolika ya Ruhengeri mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Nashingiye ku nyandiko ye kugira ngo mbagezeho ibi byose. Murakoze. Hanyuma nkwibutsa ngo niba utarakora subscribe uyikore, kandi usangiza abandi ibi biganiro. Niba ufite na comments uyishyireho, ndetse n'ikindi waba wifuza ko twaganiraho nacyo ugishyireho kugira ngo tubashe kuba twabiganiraho. Murakoze, mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.